njye na beef mfitanye na Bruce Melody kuvuga ko yazimye se nibyo bitari byiza yego kandi ari byo iriya rero nabonye ari nka filime z'urukozasoni tu quick answer ni nk'igicucu cyawe tu Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda what the what Yo my people, this is Top Up TV. Wowe ugiye kureba iki kiganiro aho uherereye hose ku isi, nizere ko umeze neza. Iyi ni Top Up TV, kuri mic uri kumwe na Toxa, inyuma ya kamera hari Mr. Ozuna Rwanda. Wowe rero nimba urebye bwa mbere hano kuri televiziyo yacu, kora subscribe kugira ngo ibiganiro byose tuzajya dushyiraho cyangwa n'izindi content zigiye zitandukanye zigiye zikugeraho. Uyu munsi rero turi kumwe n'icyamamare. He's a comedian, ni umunyarwenya, he's MC, he's a TV and radio presenter. Ni ibintu byose, afite talents nyinshi, ni umwe mu bantu bafite talents nyinshi hano i Kigali. Bamwita Taikun, ndakeka benshi mumuzi. Yo Taikun, how are you? I'm good bro. Uko fresh? I say noma sana yani. Poa kabisa. Uko fresh kinyama? I say kinyama yani unyama ni mwingi sana. Ubu rero tugiye kuvugana n'abanyarwanda, mwandika tuvuge ikinyarwanda biracamo, ni fresh. Nta kibazo. Okay, Taikun. Ufite talent nyinshi ariko tugiye kuvuga cyane cyane ku rwenya. Ubundi Taikun twaje kumubona mu rwenya, yaje mu rwenya gute? Rero iyo mvuga ko naje mu rwenya bihera kera cyane. Nyiro mupeti najyaga nsetsa muri quartier ariko nkasetsa ibintu biri real. Wenda like biri basic cyane mu gusererezanya, mu gukora ibintu like biri funny, acting funny, ariko ntabwo nabyita comedy that time. That was a craziness, ariko nyine byatumaga abantu babiseka icyo gihe. Then ngeze muri senior 3, I think senior 3 nibwo natangiye kujya njye imbere y'abantu nkabasetsa, but nanone basetsaga bya bintu byo mu buzima busanzwe, ugasanga nte story wenda yambayeho mu buzima ugasanga irasekeje, ariko noneho gutangira gukompoza, kwandika like can create my own jokes or my own stuff byatangiye ngeze mu kane secondaire nka third term gutyo nibwo byatangiye. Yeah, this is my journey in comedy. No kuvuga ngo ukiri muto nta nubwo wumvaga ko ubundi ukiri muto wumvaga ko abantu bashobora gusetsa abantu bikabatunga? No, actually ngiye nyine muto ntabwo numvaga nzaba umunyarwenya. Wowe wumvaga uzaba icyo ukiri muto? Numvaga nzaba umukinnyi w'umupira. Ubundi wanyu babonye urwenya ukora n'iki bakakubona warabaye icyamamare, wanyu bagufata gute? They put some respect on my name. Ariko nyine ntabwo bigira bya danje cyane. Yeah, but I wanna they appreciate it, ariko nyine ntabwo bihindura imperuka, you know. Ngo kubihindura imperuka ubwo se ushatse kuvuga? Aibe no kubikomeza nyine ngo babihindure content cyane nyine like, you know. Arabiza ariko ntabwo babikomeza cyane like that. None se urwenya ukora, content za ukora, uricara ukabitekereza ukaba wakora composition yabyo cyane ibintu bigizana? Most of the time no gukompoza no kwandika, ushobora kugira idea ikaza ariko ntiza ari full idea, ikaza ari short idea, yo bigusaba kuyidevelopa cyangwa kuyagura mu bijyanye n'imyandikire. Yep. Ya muri no minsi ufite content, so ukunda kuvuga ngo ukuntu bimeze, abo kantu banza abantu benshi bamaze kukamenya kabisa. Karakantu ubundi bimeze bite? Naka ubundi kintu kurumeze mbashaka ibintu bizatuma ntinda mu mitwe y'abantu cyangwa nkagira umwihariko. Natangiye n'agasokozo mu mutwe, like abantu barakamenyera haci iminsi mitanga kwa makwera dreads, and then zanira boro ukuntu bimeze, they understand that this is Taikun. Nukuvuga ngo the way you change your appearance ushobora no guchanginga content. You are very talented bro. Thank you so much bro. Okay, nukuvuga ngo ubundi kugira ngo abanyarwanda bamenye urwenya rwawe barumenye nka ryari? Kugira bamenye urwenya rwanjye officially byabaye muri during COVID-19 2020, if I'm not mistaken. Yeah, 2020 nibwo nabashije gupopinga up cyane, abantu bagatangira kumbona kuri social medias. Yeah. Ariko mbere hari amafoto ajya agaragara mbere yuko, kubera ko ngiye nkuzi uri hakurya y'umugezi w'Akagera, ndavuga Tanzania, ariko mbere yuko ujyayo hari amafoto yajya agaragara uri kumwe na ba Arthur mu event agiye atandukanye. Kugira ngo uhure na ba Arthur n'iki abo bo mwahuye ryari? It's a nice question. Hari abantu bajya bamugane babyitiranya cyane babitandukanye. Nkora turatu boss tu video, nkakora acting, ariko nanone nkora stand up comedy. Stand up comedy no kujya muri salle ugasetsa abantu benshi. Mpamvu mbivuze no kugira mbihuze no kuntu nahuye na Arthur twahuye 2019 mu kwezi kwa gatatu, haragiye kuba seka festival. Yeah, ndaje muri auditions no kuntu abantu baza ari abanyarwenya benshi, then bashaka mu banyarwenya beza kurusha abandi akabari bakomezanya nabo.
So that time naraje turaramfata nkora performances nk'eshatu gutyo, hari nakoze yo muri bus, nkora yitwa parking, nkora no muri IPR Singoma, ariko nyuma y'izo shows eshatu cya performances eshatu nibwo nahise njya muri Tanzania kubera ko ngiye kugenda gukurikirana ibintu by'amasomo and everything. Ibyo byari 2019 and then next year 2020 nibwo naje kumenyekana ariko nyuma uza kuba icyamamare i Kigali. So ubundi urwenya abantu bashobora kubabona urwenya bakabona nk'ibintu biri funny, bakabona abantu barakina urwenya ku ma YouTube babaye nk'abasazi. Ubundi urwenya is that to be a comedian can pay you something? Yeah, it pays a lot. It pays a lot ariko biterwa n'uburyo wabikozemo. Iyo ubikoze neza it pays a lot. Iyo ubikoze nabi, you get nothing. Ni nk'akazi kose kandi muri career yariyo yose bishobora kuguhira cyangwa bikanga. So ubundi nk'umuntu ufite impano, kuko wowe ukiri umwana ntago wigeze umenya ko to be a comedian bishobora kugira ahantu bikugeza. Umwana ushobora kuba gukurikirana akaba yumva nawe afite iyo mpano, wowe wamugiriye ihe nama wenda ikintu yakora kugira ngo azamuke fresh? Mbere na mbere nama namugira, niba ko kabona ko comedy ari iyo mpano ye, kuko biragoye hari ukubona wagerageza ibintu kandi utabishoboye. Hari icyo bita will na ability, hari ubushake n'ubushobozi. Ushaka kuba ufite ubushobozi ariko nta bushake, ushaka kuba ufite ubushake nta bushobozi. So make sure ko ufite both, you got will and you got ability. Nyuma ya will na ability no gukora cyane no kudacika intege, ugerageza urugeraho ukaba wifuza kuba. Okay, watubwiye ko ukiri umwana wari ufite impano yo kuzaba a big footballer. Ubundi byaje kurangira gute utabaye footballer? Kuko ngenzi ko iyo wageraga ku kibuga coach yanaguhaga umukino utaranakoze tize, kuko niwe wabaga wambaye godiyo wambaye jersey. Ubundi byaje kurangira bite? Rero dreams zanjye zo kureka gukina football ariko ntabwo mbyita ngo zo kureka, kuko narayikinnye kandi rero n'urwego rushimisha nagezeho mu gihe cyanjye that time. Baranze abantu baba muri za Kibungo za Ngoma, bazi zina mood bro, man. I know you very well, ibyo biyenda bizi cyane bro. I was a big striker, natsindaga ibitego byinshi ariko nyine ukuntu byaje kugera zaje gupolishing izo dreams. Naragiye gera muri secondary mu wa kane, nkinira ikigo hitwa Nyamirama, nkajya nkinira ikipe y'ikigo ndakina ariko none ngeze mu wa kane none nakubwiye ko naje kuba nandika comedy, noneho mbona ko nakora comedy, biza no guhurira ku ishuri mba munyamakuru kuri radio y'ishuri, nisanga nakandika poeme, nisanga nakora some rhymes, rap, emceeing, none nsanga ibintu nkora bijyanye n'amagambo ni byinshi kuruta ibyo nakoresha amaguru. Kuvuga ngo umunwa wawe ufite agaciro kurusha amaguru. Nabonye umunwa nyine wabangamiye amaguru, ndavuga why not man, reka mereze umunwa express nyine like usigaye nkora tize bisanzwe cyangwa nkora Ariko wemera ko football abakinnyi ba football ni bamwe mu bakinnyi bakora y'amafaranga menshi cyane, wenda nago mbasuzuguye wenda kurusha aba comedian, kweri cyumva wataye football ukajya muri comedy. Gusa nanone habaho passion y'umuntu. Sinzi ko mu Rwanda abakinnyi ba football barusha abanyarwenya kwishyurwa biterwa n'urwego rw'umunyarwenya n'urwego rw'umukinnyi. Iyo ukina hanze y'igihugu like iyo muri hanze y'igihugu ushobora kuheninga a lot of money, ariko ikintu abanyarwenya bashobora kurusha abakinnyi, hari imyaka ugeraho umupira ukawureka, ntago wagera 47 ugikina umupira, noneho especially muri Africa umunwa ntago ujya usaza. No, it's never get expired. Rero niyo mpamvu ngiye najya mu bintu urabona imyaka 39 niwe utangiye gushaka ubuzima nyine like serious, ufite abana uri gwishyura minerval and everything, ariko football igereka kuri mita. Iyo utabaye ubundi inzira z'abakinnyi ziroroshye, ni ngufi cyane, umukinnyi umutoza ugahita upfa. Man, you are a comedian always. But for us man, you can be a comedian your munsi, ushobora ku actinga muri filime, ushobora ufite personality yakora kuri TV cyangwa radio as I do. So nyine ngiye comedian nyinjiza mu itangazamakuru, bivuze ngo ufite opportunities nyinshi kuruza uko gukina umupira. And I'm MC too. For sure. Yeah. Dukomeze rero nkubaze kandi kantu gato, ubundi Bruce Melody. Bruce Melody arakuzi? Yego. Arakuzi? Mufitanye beefs? Njye na beef mfitanye na Bruce Melody. Nese tubona kuri social media, I mean Instagram, ari ibintu ujye umuvugaho wenda twavuga ko bitari byiza n'iki? Kuvuga ko yazimye se nibyo bitari byiza? Yego. Kandi ari byo. Yarazimye koko? Okay. Kuzima nibyo yarazimye kandi abantu barabibona, nubwo nawe uri umunyamakuru uri kwijijisha, you know the truth. Yeah, the guy is not doing as he used to do. Yeah, ni mpamvu nabyita kuzima, yaraflopinze. Maybe ashobora kongera kaka kimwe nuko yazima burundu. Wenda nawe yarabibonye ko yazimye, ariko ejo bundi yashyize umuzigo hanze kandi nawe wagize comment uteraho.
Man, urashaka ikintu byandi bavuga ngo abanyarwanda niba nta munoza wowe muze gose yasohoye bayibita Akinyuma. Akinyuma. Bro. Ndashaka kunteranya n'abanyarwanda. None se nimba indirimbo yitwa Akinyuma warayikunze? Ku ruhande rwanjye nago nayikunze. Nanjye ku ruhande rwanjye nago nayikunze. Wayise iki? Nayize iki? Wayigereranyije n'iki? Iriya rero nabonye ari nka filime z'urukozasoni tu. Okay, dukomeze rero ngenda nkubaza utundi tubazo. Ubundi Taikun ujya usubiza abantu DM? Yego ndabasubiza. I mean your fans. Yego. Taikun ubundi ushobora kudatinga n'umukobwa w'umufana wawe, umufana tu ukadetingana nawe? Biterwa nuko yaba ameze. Wadetinga n'umeze gute we mutadetinga we yaba ameze gute? Njye nkunda abakobwa beza. Abakobwa beza? What do you mean? Eso yitumvisha niki? Okay, nicyo tukive wenda hatagira yumva ko wenda ari babi kuri we cyangwa ari beza. Hano rero Taikun mfite ifoto nshaka kukwereka kugira ikintu yimbwira. Okay. Taikun. Ino foto urambwira igihe wayifatiye naho wari uri. Unambwire nimba tuzahereka abafana bawe cyangwa tuzayireka. Dore ngiye. Bro. Uri fake nigga. Ntabwo nari nyizi ifoto kwigihari. Naringise ngo nago waruzi nk'atari we wayifoto. Actually ninjye wayifotoje kandi numvaga nabakomye bya hatari hano walaye. Hano ni mu we mwaka? 2010. Gatandatu 2014. Yeah, I think. Wari ugikina football? Hano ni hehe? Angaho ni ahantu bita Kabare nagiye kwa sister wanjye. Okay, aka gafoto ariko mba nkwibukije hano. Nzakereka abafana. Uza akabakarage nari bro ahubwo uze kukama kuri WhatsApp tu. Taikun ikindi kibazo, amafaranga ya mbere wakoreye muri comedy yarangaye hari ryari? Amafaranga menshi ya mbere nakoreye muri comedy ni 2019 nkuko nako ya mbere nakoreye mvuga this is my money. How much was that? And when? 2019 ariko gihe ndibuka ni nk'amafaranga y'amatike baduhaye tu. Ariko navuze man this is from comedy. Ni athari yaduhaye amafaranga ari yatwishyuye bidyo na performances twakoze. Yari 10,000. Okay, se abo mwese mutangira mukorera 10,000. Abantu benshi mba numva ngo batangiye bakorera 10,000. Ngewe rero ntabwo nari kuvuga batampaye. Abampaye nawe. Ya uri muri Tanzania hariya naho urwenya wararukoraga? Yeah, big time. Warukoraga ku rwego ruhe? Naragiye mba umunyamugisha kuko navugaga Igiswahili. Ahantu bita ngo ni Mwanza hari bore twa Comedy Village. Yari nkuko bavuga ngo seka live. Yego rero nakoragamo ni weekly shows cyangwa se masho yabaga buri cyumweru. Yego. Taikun anywa inzoga? Biterwa n'iki? N'inzoga ihari yose? No, biterwa. Urabona nkanjye amafaranga yanjye ntago nayagura inzoga. Ariko iyo bazingure ndazinywa. Uri umuvumbyi? No, ya. Urabona muri iyi minsi abantu uziko umuntu ushobora kumubwira ngo abuze amafaranga yo kwishyura inzu ntayaguhe. Ariko akagura amafaranga inzoga z'ibihumbi. Ya, sure kabisa. Umuntu ushobora kumubwira ikibazo cyawe ntakigukora ariko akakubwira ati ngwino ngukarage akalaundi you see. Rero ngiyo bavuze ngo nkarage akalaundi wenda muri position nziza kunywa inzoga ndazinywa. Sure kabisa. Uri umwe mu bantu bavugisha ukuri. Taikun Prime Minister w'u Rwanda cyangwa se Minister w'intebe wabuze izina rye? Minister w'intebe. Minister w'intebe w'u Rwanda. Minister w'intebe se? Cyangwa abantu? Minister w'intebe. Minister w'intebe bro? I mean Prime Minister. Prime Minister? Mana namuze bro. Ninde nyina amazina ye nayahe tubwire? Mbwire bro ngiyewe kubanze Prime Minister ndamuze to. Uramuzi?
okay ubwo byakunani Kibazo nawe nzi tu. okay icyo tukiveho nyine ni failure yawe muri iki kiganiro ya mbere tubonye haragandi kabazo ngiye kukubaza bishoboka bite ko wahagarara inyuma y'umuntu nawe aguhagaze inyuma Bishoboka gute ko hagarara inyuma y'umuntu naguhagaze inyuma? I think quick answer ni nk'igicucu cyawe tu. igicucu cyawe Urabona ari nko kubona umuntu lega mani igicucu cy'umuntu nawe ni umuntu bro. Nkanjye isi yo bakubwiye ngo uri igicucu urakara biterwa na context, hari ibimpuzanyito, hari igicucu cyo kuba nta kintu ufite mu mutwe n'igicucu cy'umuntu aba afite nyine like izuba riri kwaka ukabona yeah you tried but it is not that. No, tell me the right answer. Uburyo umuntu yaguhagarara inyuma nawe umuhagaze inyuma ni igihe mwaba muteranye umugongo. What bro? aka kantu iyo nakavuga twari kuzagakuramo. Taikun dusoza rero wadutera akabrage gato ukagira n'icyo ubwira abakunzi bawe n'abakunzi b'i TV yacu tukagera ku musozo. Akabrage gatoya saga blog gato ambatera nakaira urabona hari itandukaniro rikomeye cyane hagati y'ababyeyi bo muri Afrika na muri Amerika. Urabona ababyeyi bo muri Amerika iyo babyara kubera ko nyine ari ukubyara gusa kugira bagira abana family ni mpamvu babyara babiri nta n'ikintu cyadanje bateganyamo kuko ushobora kuba ikirara they don't care, ariko muri Afrika biratandukanye cyane. Umubyeyi aba yumva nyine kubaho bishingiye mu bana, niyo mpamvu babyara benshi nk'ari ku betting kabyara batana kavuga ati babiri ni bambere imbwa batatu bazantabara. Yeah, ndabisetse mani. Rero ndagushimiye cyane kuba witabiriye ikiganiro cyacu. Abanyarwanda rero icyo nababwira, wowe urebye ikiganiro kora subscribe kugira ngo n'izindi content zose tuzagenda dushyiraho zitazajya zigucika, kuko we are here to entertain you, inform you and educate you. Wakoze cyane Taikun. Wakoze cyane Top Up TV. It's a blessing like to have an interview with you. Cyangwa for you having me, ni byiza cyane. Bakore subscribe ngaho hasi below hariya kabisa ku ibara ry'umutuku. This is number 1 TV show in the city. This is channel number 1 in the city. Bakore za channel zindi man. He's a young brother. He's a young, the guy young team man. Bafite ibintu byinshi bazaba byadanje. If you want good things, no fake vibes, kora subscribe kuri Top Up TV, uzabutanze ibintu byadanje. Bless up.